Mwaramutse neza bakunzi bacu ba Muraho Rwanda, muri kutubona rero hano hantu muri kubona ko hano ari heza, ni heza cyane cyane. Hano muri kubona ni ikiyaga cya Burera, ikiyaga cya Burera. Hano rero twe duhagaze ni hari ikirwa cyitwa CYUZA. Ikirwa cyitwa CYUZA rero nicyo twarayeho, ni ahantu heza cyane. Umva, abantu badakunda gutembera rwose ndahabakumbuje. Niho twakampinze, hari amatente. Abantu batarara muri tente rwose ndabakomeje. Abakunzi bacu abo dukorana muri ino tente niyo twarayemo. Kambereka kuri ino tente iteye. Ukuntu iteye ni tente ngiyi twarayemo, ahantu heza cyane, heza cyane. Muri ino tente rero ukuntu yubatse, ni tente nk'uko muyizi, ariko hejuru bashyizeho igisenge cy'imiseke kiza kigatwikira tente kugira ngo imvura wenda ninagwa ye gukubita kuri tente direct, wenda byo gusakuza. Murabona rero abavandimwe bacu dukorana muri Muraho Rwanda babyutse, barimo baritegura, tuvuye muri dushe, barimo baritegura ngo tujye i Kigali. Urabona ko ni indi experience. Iyi ngiyi ni bariko yacu ya tente. Ngaho ushaka andi bariko iyo ubyutse muri tente. Rero iyo wicaye wenyine hano kuri ino bariko uba ureba direct, dore amazi ngaya hano hasi. Ariko ntari byiza kubyuka hano muri tente ugahita wicara hano bakakuzanira ubu dutegereje ko batuzanira icyayi. Hano hepfo haba hari na restaurant, ubona kwicara hano ureba amazi ukuntu biryoshye. Harima amakuru, aramutse ute? Nishimye cyane, narelaxinze mu mutwe, nabyutse, naryamye ahantu heza, ahantu heza cyane. Twazindutse twoga amazi ashyushye. Hano bakira n'abantu neza cyane cyane cyane, babaha keya zose zishoboka, zirahari. Twari twaratinze ahubwo kuhagera, ndahabakundishije. Yego, ndabakundishije, muzahaze mutembere murebe ukuntu ari heza. Nari mwarara mu ishyamba se? Nari mwinshi. Amida, urakoze cyane. Janet, nawe itegure vuba ubwire abantu experience wagize. Ndabizi ko ubwa mbere uraye muri tente. Mwe muzi ko wari uzi ko tente ziraramo abasirikare gusa n'abazungu. Reka mbereka akandi kantu rero gatangaje. Hano ino nzu ni toilette, ni dushe na toilette. Rero aya ngaya ni amadushe. Aha niho amazi aba ari twoze, amazi. Yes, aha ngaha niho barimo amazi ashyushye. Utu dutanka nitwo baduhamo amazi yo koga. Noneho hano hantu iyo uri hari, umva uri ahantu hawe wenyine. Ushatse wanakogera no hanze rwose, ntujye muri dushe. Ushatse wazenguruka ahantu hose wambaye ubusa, nta muntu waba rwose akureba. uba uri ahantu umva bafashe nk'umudugudu wawe wenyine. Murebera imisozi hakurya, ino yose ni Burera. Umva Burera, umva iraryoshye ni ukuri rwose. Abantu badakunda gutembera hose ni ishyamba, ni ikirwa. Kino kirwa abaturage bari bagituyeho, ntago bacyatuye, bimukiye ahandi. Rero ni ikirwa, n'ahantu hanini cyane, hanini cyane, hanini cyane. Umva ugenda mu ishyamba. Ikindi dushima ni umutekano. Nanjye rwose ntabwo numva ukuntu muragenda mu ishyamba nijoro hatarimo amatara, hatarimo n'amashanyarazi ahari, ukagenda ntunahure n'igikeri, ntunahure n'imbwa, ukagenda rwose mu ishyamba iminota ingahe, 20-30, nta n'imbwa muhuye. Umva rero abantu rwose mudakunda gutembera, cyangwa se ni ukuri musohoke mu mujyi wa Kigali, muze mwumve ukuntu hano mu Burera hari klima nziza. Ushaka kuruhuka, gutekereza, gushyira ibintu byawe ku murongo, umva
ino tente rero ino tente twayemo yitwa gute? bayita Bella. Yitwa Bella. Wowe waraye mu yihe? Naraye mu yo bita Felicita. Muri Felicita. Amazina ariko ubundi batubwiye ko ari amazina y'ingagi. Oya, ntabwo ari amazina y'ingagi, ni amazina y'umuryango, yo mu muryango. Ni amazina y'umuryango, nk'uko waba ufite hoteli yawe ibyumba ukajya ubyita amazina y'umuryango ukurikiza imiryango. Yego. Jene, ndabona ukishyiraho furesheri, igira ikintu. Experience wagize kurara muri tente ni iyihe? Naraye nk'uri mu nzu bisanzwe, numvishe nta kibazo, numvishe nta mbeho nigeze ngira, n'imvura yarayiguye ntayo numvishe kubera ino miseke iri hejuru ya tente. ni ubwa mbere narara mu tente, numvishe ari ibintu byiza cyane. Nashishikariza abantu rero kujya batembera bakagira bava i Kigali, bave muri hoteli, bave mu mahoteli, mugerageze no kurara mu tente. Naje gusanga ari ibintu biryoshye yego. Ikindi nagize experience ni kwitwara mu Ishyamba. hejuru y'amazi, ahubwo mu mazi hagati. Iki ni ikirwa. Kuko turi hejuru tuba tuyarebera hasi. Iki ni ikirwa nyine hose hazengurutswe n'amazi. Kuko hano iyo ukomeje kino kiyaga cya Burera, ukomeje uhita ugera ku kiyaga cya Ruhondo. Nta n'igikeri twize duhura nacyo. Ni ahantu hatuje, nta rusaku, nta kwa kundi wumva imodoka reka da cyangwa ubwato. Naraye mu mahoro, nanaryamiriye. Ahubwo mugere ntanabyuka. Ndabona mudashaka gusubira i Kigali. Ni ukuri ko Imana yiwishe ko nahamara nk'ukwezi. Turumva tudashaka Umva mugere vuba, itegure vuba dutahe. Muze dutahe. Okay. Tubwire rero experience ya mbere wagize. Experience ya mbere nagize hano. Icyambere nagize, nabonye ko business zidakorerwa mu mujyi wa Kigali gusa. Wewe kandi ntabwo ujya ukunda ubundi gutembera mu ntara. Ntabwo njya nkunda gutembera mwana wo mu mujyi. Ntabwo nkunda gutembera rwose mu ntara, ariko aho nahageze numva mbona ni heza cyane. Donc ntabwo nibazaga ko umuntu ashobora kwambuka mu bwato nijoro. Kandi twambutse nijoro. Njyewe nambutse muri iki kiyaga. Nambutse muri iki kiyaga nijoro, kandi ndaza neza ngera hano. Byari biryoshye cyane ku buryo utabyumva. So icyo nashishikariza rero abantu badatembera rwose, umva mwihangane mugerageze kabisa. Kuko gutembera ni byiza, gutembera biruhura mu mutwe. Okay. Amida. Bituma umuntu atekereza neza. Urumva ko bituma umuntu atekereza neza, biruhura mu mutwe, bituma ugira experience nawe icyo wakora se, cyangwa se bituma nyine nawe ugira experience y'ubuzima, ukamenya ndamutse ngize amafaranga mwumvaga muzabyiganira i Kigali. Rero twebwe twituriye hano nyine mu cyaro, mwabonye ibintu byinshi tubarusha. Tente yonyine ni ishyamba. Numvaga ishyamba ribamo inyamaswa, ishyamba ribamo abasirikare, ishyamba ribamo abazungu. Ntabwo nari nzi ko naharaye mu ishyamba, ariko naharaye ni heza. Numvaga ntashaka rwa rusaku rw'i Kigali wapi. Nta n'inyoni itamba. Inyoni iyi ngiyi ntashaka kumva. Bwasezera rero abakunzi ba Muraho Rwanda. Turabasezeye, mukore subscribe, share, comment kuri Muraho Rwanda. Duteze imbere. Dukomeza tubibutsa ko gahunda ya Muraho Rwanda ari amateka ndetse na tourisme cyangwa se ubukerarugendo, kandi ko tugira igikorwa ngarukamwaka cyo gutembereza abanyarwanda. Siko bimeze, kubatembereza ibyiza by'u Rwanda. Umuntu ushaka gutembera ufite wenda ubushobozi buke, abantu tugenda nka groupe kugira ngo biborohereze mu bijyanye n'ubushobozi. Umuntu wese yatembera akamenya u Rwanda. U Rwanda rufite ibintu byiza byinshi, mu by'ukuri dufite ibintu byiza byinshi. Turaza gukomeza tubereka andi mashusho. Wenda hano twari tubyuse turavuga ngo reka tubasuhuze. Turaza kubereka andi mashusho mu kanya mu kiyaga. Ahantu hatandukanye. Murabizi ko twatangiye guhera ku wa gatanu, twagiye ahantu hatandukanye. Turaza kuba
twabereka mu bikorwa byacu cyangwa se muri video zindi zikurikiyeho. Ntimujye kure, turabakunda cyane. Icyumweru cyiza, stay tuned.